imirimo yawe mba mu rwuri rwawe umenyera ubwatsi bwiza n'amazi meza uranyobora inzira yo gukiranuka niyo unyobora inzira yo gukiranuka niyo unyobora Uwiteka Mana nyiribihe, umukiza wacu dukunda, Imana ise umwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye muri uyu mwanya duhaye wo kubana na bene data kugira ngo dusangire ijambo ryawe ryahumetswe nawe. Bibiliya itubwira ko ryavugutiwe, ryatunganyijwe, rirabonera, rirageragezwa, riboneka rikwiriye imitima y'abashaka Imana. N'umugisha kuri twe ko tuba imbere yawe, n'umugisha kuri twe kuba tugufite muri iki gihe kidasobanutse, muri iki gihe cy'umwijima, muri iki gihe cy'ibibazo, muri iki gihe cy'ingorane. Dufite ibyiringiro bikomeye kuko dufite Imana idahinduka. Tuhindurwa n'ibihe, tuhindurwa n'iminsi, tuhindurwa n'intambara, tuhindurwa n'amapfa, tuhindurwa n'ibyo tubona biteye ubwoba. Rero uyu ni umwanya w'ijambo ryawe. Turagusaba mwami kugira ngo herekezwe n'imbaraga nyinshi kandi ritera imitima kuyakira n'ibyishimo n'umunezero kugira ngo rigire umumaro wo kuyihindura no kuyikomeza. Uyu ni umwanya dusaba ngo ijambo ryawe ritere intege abananiwe, risubizemo intege abananiwe, rihumurize abafite ubwoba, ribashishe abananiwe. Ijambo ryawe riduha icyerekezo gishya, yongere riduhe kugirira icyizere mu buzima no kubaho ubuzima bw'abizeye, bw'abiringiye Imana. Ndasabira buri wese uryumva, haba ari uyu mwanya ndetse n'ikindi gihe kizaza, ngo rizamugirire umumaro mu bugingo bwe, mu muryango we no muri uru rugendo. Urakoze kukubana natwe kandi ukadushoboza muri byose mu izina rya Yesu. Muraho neza bene data muri Kristo Yesu. Ni mwene so Ananias Sentozi mu Kristo w'inyarugenge. Shimye Imana iduhaye uyu mwanya wo guterana namwe mwese abakumbuye guterana kwera, aho muri mu miryango yanyu, mu ngo zanyu, muri ibi bihe bidasanzwe turimo bya coronavirus byahungabanyije ubuzima bw'isi yose, ubuzima busanzwe ndetse bukora no ku gice kimwe cy'ubuzima bwo mu mwuka bw'abakristo, kuko ibyo twari tumenyereye bitakiriho. Ariko kandi ntabwo biteye ubwoba, kuko ni bitari ibi turabyiteze, kuko ijambo ry'Imana ryabiduhishuriye. Shimye Imana rero kuko mpawe uyu mwanya wo kuganira namwe, kandi ndizera ko ari abakijijwe bari mu ngo zabo, ari n'abadakijijwe bagize amahirwe yo kumva aya magambo. Uyu ni umwanya Imana yakugeneye, cyangwa se Imana yatugeneye kugira ngo tuganire ku magambo ishaka ko umenya, ishaka ko wumva, kandi ibifitemo intego no kugira ngo wewe ukijijwe ukomerere mu gakiza. Hari ibitera imbaraga bituma dukomerera mu gakiza, kandi nawe utarakizwa ndagukumbuza, ndaguteza amatsiko yo gushaka ubusabane bwawe n'Imana, dore ko cyane cyane iki ari igihe umuntu wese arimo abasha guhangana n'ukuri kuri mu mutima we, kuko ibyo tuvuga nanjye uvugana namwe ntimumbona,
nta byo kwiyereka, nta byo kwikakaza, nta byo kwishushanya. Ukuri ko mu mutima umuntu wese arimo arakureba uko kungana. Rero ibi bihe iyo umuntu witegereje ubona bitera abantu kwibaza byinshi kandi ibisubizo bikaba bike. Kuko kimwe mu bibazo bigenda bigaruka n'ukuntu ibibazo n'ingorane z'ubuzima zigenda zirushaho kuba mbi, zigenda zirushaho gukomera. Uyu mwaka duhura n'ibibazo, rimwe na rimwe tukifuza ibyo mu gihe cyashize kubera ko twibwira ko ari byo byari byiza. Umwaka wakurikiraho hakaza ibindi bibi, umuntu akavuga ati nibura iyo tubaho twari turi, ibiciro birazamuka, kavuga uti turapfuye, nyuma y'igihe gito bikongera bikazamuka ukifuza aho wari uri. Uko niko ubuzima bugiye bumera, kugeraho umuntu yibaza ngo ariko se hari igihe ibyiza bizongera kubaho, tuzongera tubona ibindi byiza tubibemo, tubihagararemo. Ukuri guhari nuko kuba kijijwe ibyo bihe byiza birategerejwe, ariko kubatizera ni urusobe rw'ibibazo rujyana mu rundi rusobe rw'ibibazo, kandi iherezo bikaba gucirwaho iteka. Ndashima Imana irimo igenda iduhishurira ibintu byinshi muri iki gihe. Muri byo hari uko ariyo yonyine ifite ijambo rya nyuma, niyo yanzura ibihe kandi nta wayivuguruza. Ikindi kirimo kigaragara tudashidikanyaho nuko umwana w'umuntu wese wari we wese afite intege nke. Hari ibyo ashoboye, hari n'ibyo adashoboye. Rero nubwo kwiyongeranya kw'ingorane z'ibi bihe birushaho kugenda bikomera, bikarushya imitima, bigatuma abantu biheba ndetse abandi bagacika intege, nyamara kubizera hari ibyiringiro, kandi ibyo byiringiro nta handi biva. Ibyiringiro by'abizera ni Yesu. Ndagira ngo tudatinze dusome ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa mbere Petero yanditse, igice cya mbere umurongo wa 3 tugere ku murongo wa 5. Haravuga ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo na se ishimwe kuko yatubyaye ubwa kabiri nk'uko imbabazi zayo nyinshi ziri, kugira ngo tugire ibyiringiro bizima tubiheshejwe no kuzuka kwa Yesu Kristo, tuzabone umurage utabasha kubora cyangwa kwandura cyangwa kugajuka, ari wo namwe mwabikiwe mu ijuru, mwebwe abarindirwa n'imbaraga z'Imana kubwo kwizera, murindirwa agakiza kiteguye kuzahishurwa mu gihe cy'imperuka. Amen. Dushobora kongera tugasoma ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, igice cya 3 umurongo wa 16 n'uwa 17. Imirongo migufi ariko irimo amabanga akomeye y'Imana. Bibiliya iravuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi guciraho abari mu isi witeka, ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Bene data, narimbabwiye ko ibyiringiro byacu ari Yesu. Ishingiro ry'ibyiringiro by'abizera biri muri Yesu, byose bikubiye muri Yesu. Kuko muri Yesu niho Imana yateguriye umugambi wayo wose iwuzurizamo. Ikintu cyose Imana yibwiye gukorera abantu yakizingiye muri Yesu, yagihishe muri Yesu, yagiteguriye muri Yesu, yacujurije muri Yesu. Niyo mpamvu udafite Yesu ntafite ubuzima. Ubwo afite n'ubw'igihe gito, ariko ubuzima bw'iteka, ubugingo bw'iteka, ibanga ryabwo Imana yabuhishe muri Yesu.
Bibiliya iduhishurira ishingiro ry'ibyiringiro by'abizera. Nabashe kubona amabanga agera kuri 6 akubiyemo ishingiro ry'ibyiringiro by'abizera. Haleluya. Burya ntabwo turi kubusa, ntabwo tumeze nk'inkoko ibundikiye amagi itateye, kuko agakiza dufite ni umugabane wacu twahawe, turawakira, tuwuhagazemo, tuwicayemo, tuwutuyemo. Kandi ibyo bituma tubasha guhagarara dushikamye. Hari umwanditsi wanditse, ndumva ari mu gitabo cy'Abaheburayo, aravuga ngo abafite ibyo byiringiro baba bameze bafite ikibatsi ku mutima kitanyeganyeka. Ibi bintu mubona bituma isi yose ivuza induru. Abakijijwe nyagukizwa, batari abakurikiye abandi, batari mu gititi cy'abantu benshi, abantu bahuye na Yesu akabahindura, ntabwo barimo bavuza induru. Nubwo baba baburaye, nubwo baba barwaye corona, nubwo baba badafite icyo barya, nubwo ubuzima bwaba bwayoberanye, barakomeye kuko bafite ibyiringiro bizima. Icyo cyatumye nkunda indi gitero cy'umuririmbyi wavuze ngo mfite ibyiringiro, ibyiringiro bifite ubugingo, mfite umugabane mu ijuru. Ariko reka tugaruke kuri iki kintu. Ishingiro ry'abizera ni riva kuki? Bibiliya mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso yatugaragarije ko ikintu cya mbere kiri mu ibanga rikomeye ry'abizera biri mu mugambi Imana idufiteho. Mu gice cya mbere umurongo wa 4 n'uwa 5 haravuga ngo kuko Imana yadutoranirije muri we isi itararemwa, kugira ngo tubabera tutariho umugayo imbere yayo. Nubwo twagaragaye muri ibi bihe by'imperuka, ariko turi abantu bahishe mu mugambi w'Imana wa kera. Kuko umurongo wa 5 haravuga ngo kuko yagambiriye kera kubw'urukundo rwayo ko duhinduka abana bayo, tubiheshejwe na Yesu Kristo kubw'ineza y'ubushake bwayo. Ntabwo Imana yabwirijwe n'abantu kutuhindura abana bayo, yabibwirijwe n'ubushake bwayo, ibyemezwa n'ubushake bwayo, ibishimishwa n'ubushake bwayo, umwanzi wifata ku bwayo. Kubera iyo mpamvu nta wayituyangisha, nta wayiduteranyaho, kuko yavuye mu bushake bwayo ko duhinduka bayo. Haleluya. Imana ishimwe, kuko uwo ni umugambi wa kera w'Imana. Uwo mugambi wa kera w'Imana bawuhishuriwe ubahesha kugira ibyiringiro no mu gihe turi muri uyu muyaga w'ishuheri wa corona. Kandi yewe nta nubwo ari corona gusa, mwibuke ko turi no mu bihe bikomeye byo kwibuka n'abandi abatutsi bazize jenoside muri 1994. Rero iyo ibyo byiyongeranye, kimwe kigasanga ikindi kikiyongera ku kindi, bigwiza birushaho gutera umubabaro mwinshi mu bantu. Ariko nubwo bimeze gutyo, hariho umugambi wa kera. Mbere y'urupfu hariho umugambi w'Imana, mbere y'imibabaro hariho umugambi w'Imana, mbere hariho umugambi w'Imana. N'isi itararemwa hariho umugambi w'Imana wo guhindura abantu bayo, abana bayo. Icya kabiri kigize ishingiro ry'ibyiringiro by'abizera ni hariya twasomye muri Yohana igice cya 3 umurongo wa 16. Biva mu rukundo Imana idukunda. Bibiliya iravuga ngo Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarembuka. Duhishwe, tubumbatiwe, duteruwe
burya twicaye mu rukundo rw'Imana, kandi urukundo rw'Imana nibwo bugingo bwacu, nibwo buzima bwacu, kuko urwo rukundo yadukunze rwatumye utanga umwana wayo, kandi ntiyamutanze imujugunye, yamutanze imufitiye intego, kwari kugira ngo umwizere adapfa. Sinshaka kwinjira mu mateka, ariko muzi yuko icyaha biri gitubwira ngo mu isi hazanywemo icyaha n'umuntu umwe, ari we Adamu wa mbere. Ariko kandi ngo Imana nk'uko yazanye icyaha mu isi, kandi icyo cyaha kigatera urupfu, ngo ni nako haje Adamu wa kabiri, akaza ari we Yesu, azanye ubugingo kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo. Niho Yohana avuga ngo Imana yakunze abari mu isi kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ngicyo ibanga rikomeye byacu, ishingiro ry'ibyiringiro abizera bafite rishingiye mu rukundo bakundwa n'Imana. Haleluya. Muri iki gihe abantu bafite irungu, abantu barasa n'abanyamwigendaho, ariko dufite ibanga rikomeye kuko dukundwa n'Imana. Ishingiro rya gatatu ry'ibyiringiro byacu biri mu rupfu rwa Yesu. Tumaze igihe turi mu minsi mikuru twibuka urupfu rwa Yesu, rutangirwa n'imibabaro y'uburyo yagiriwe nabi, akicwa urw'agashinyaguro, agakubitwa inkoni, agaterwa imisumari, akabambwa ku musaraba. Ibyo bitwinjiza mu mubabaro, ariko uwo mubabaro ugaherukwa n'ibyishimo bitangaje by'urupfu no kuzuka kwa Yesu Kristo. Reka mabwire ko muri iki cyumweru ubwo natekerezaga ku rupfu rwa Yesu, nasanze harimo ubwiru bukomeye bw'Imana, kuko Yesu aje gupfa yanyuze mu rukiko. Abategetsi baramuhererekana, inkiko ziramuhererekana, abatambyi baramuhererekanya, kandi bose bagaragaza ko nta cyaha afite, kugeza ahubwo abami barimo bafata ibikombe bagakaraba, bakavuga ngo turakarabye uyu muntu nta cyaha. Abadamu bakaryama basinzira bakabarota Yesu nta cyaha afite. Ariko kuko yari ahetse ubugingo muri we, kuko yari afite intego yo guhesha abantu ubugingo, Bibiliya yampishuriye ikintu gikomeye. Yesu ngo amaze kugaragara ari umukiranutsi n'imbere y'abamwica, Baraba akabazwiho ibyaha, ari we wagombaga gupfa, ariko Imana yanga ko Baraba apfa, ahubwo iravuga ngo ukwiriye gupfa n'utanga ubugingo, ufite ibyaha ntakwiriye gupfa. Baraba arakira. Njya nibaza ko Baraba yaje gukizwa ntabwo mbizi, ariko iki gikorwa cyakorewe ku musaraba gishobora kuba cyaravuyemo imvo, cyahaye Baraba amahirwe nk'ayo uyu munsi Imana irimo kuduha. Uyu munsi dufite amahirwe yuko Yesu yapfuye kugira ngo abanyabyaha nkawe, wa musore we, nkawe wa nkumi we, nkawe wa mugabo we, nawe wa mugore we utarakizwa, aya ni amahirwe Yesu atanga. Ntabwo yahekeye kuri Baraba, yageze no ku gisambo cyari kimanitse ku musaraba, naco kiravuga ngo uyu ni umwana w'Imana, uyu ni umwana w'Imana ndabibonye. Aravuga ngo nico cyanzanye. Ubwo ubyizeye bityo ntugipfuye, ntabwo kigiye mumva. Nebuka amagambo ari mu ndirimbo y'124 avuga ngo kuva ubu ku bwanjye kubaho ni Kristo, ndetse singitinya gupfa, urupfu narwo ruzambera indamu, Yesu ampaye amahoro menshi. Aravuga ngo mumenye iyo tujya ni ibwami mu ijuru, ntabwo ari ikuzimu mumva, kandi nitwumva za mpanda tuzanezerwa. Uzagaruka ryari Yesu we? Uzagaruka ryari Yesu? Haleluya. Mu rupfu rwa Yesu harimo ibanga rikomeye ry'ubugingo. Naratangaye ngo ari ku musaraba, Bibiliya iravuga ngo kuva 6:00 kugeza 9:00 habubwira kabiri, isi yose icura umwijima, hanyuma
ngo agiye gucikana akize cyangwa amaze gucikana ngo umwenda wari ukingirije ahera utabukamo kabiri. Haleluya. Duhabwa kwinjira imbere mu mutima w'Imana. Umva ikintu cyantangaje muri uwo mutima w'Imana, ahera cyane hari habitswemo ibihesha ubugingo. Niyo mpamvu nababwiye ngo mu rupfu rwa Yesu harimo ibyiringiro by'ubugingo bw'abizera. Byaduhesheje kurya umutsima kuko wari uhari mu isanduku. Byaduhesheje kwinjira mu mategeko y'Imana tuyicaramo. Byaduhesheje kwezwa kuko aho hinjiraga abera, abatambyi nabwo babanje kwitambira ibyaha byabo. Byaduhesheje kwifatanya n'urupfu no kuzuka kwa Yesu kubera inkoni ya Aroni yari irimo. Byaduhesheje kwinjira mu mategeko y'Imana. Byaduhesheje ubugingo. Kwinjira ahera ni inzira ihesha abizera ibyiringiro, kandi ibyiringiro by'iteka. Haleluya. Reka twihute. Mu rupfu rwa Yesu siho ibyiringiro by'abizera birangirira. Ibyiringiro by'abizera bikomeza no mu muzuko. Mu muzuko wa Yesu harimo ibyiringiro by'abizera. Mureke mbabwire, Pawulo yigeze kuganiriza abakorinto ubwo bari bafite ikibazo cy'umuzuko w'abizera. Arababwira ngo ni ukuri Yesu Kristo yarazutse, kandi ubwo yazutse n'abandi bose bapfa bazazuka. Aravuga mu gice cya 15 abakorinto ba mbere umurongo wa 19, aravuga ngo iyo tujya kuba twizeye Kristo mu by'ubu buzima gusa, tuba duhindutse abo kugirirwa imbabazi kurusha abandi bantu bose. Ariko aravuga ngo none nyamara ntabwo ari uko, Kristo yarazutse kandi uwo niwe muganura wabasinziriye. Umva, reka nkubwire iki kintu, mu muzuko wa Yesu ni igihamya gikomeye cy'uko dufite ubugingo bwacu butarangirira ahangaha. Ibi bicu biratuma tutabona ubugingo bwacu neza. Iyi corona irimo iratuma tutabona ubugingo bwacu buhishe inyuma y'ubu. Ariko ndagira ngo mbabwire bene data yuko inyuma y'ubu hariho ubugingo bw'iteka ryose. Yesu Kristo hari ikintu yakoze ageze mu rupfu, yahinduye amateka y'urupfu. Urupfu rwari rusanzwe ari umwami w'abapfuye, ariko Yesu amaze kwinjira mu mva aravuga ngo hari indi ntambwe, hari undi mugambi, hari undi mugabane, hari ibindi bihe by'abizera. Nicyo cyatumye ashiraho paradizo y'abera. Mwibuka ari ku musaraba biravuga ngo abari barasinziriye bose, abari barapfuye bose, uwo munsi habaye igishitsi, imva z'abera zirakinguka, hanyuma ngo baramutegereza kugira ngo bazatambagirane nawe i Yerusalemu. Niwo munsi yarimo abwira igisambo ngo nawe uyu munsi urajya mu mubare. La denise la conise la keneske. Haleluya. Haleluya. Uwo munsi haboneka indi ntambwe, haboneka indi nivo, haboneka undi mwanya utuma bizera bagira ibyiringiro. Mu muzuko w'abapfuye harimo ibyiringiro by'abizera. Nicyo gituma ubugingo bwacu ntibushingiye muri ubu buzima, ahubwo bushingiye no mu bundi buzima buzaza. Imana ishimwe cyane. Bene data, reka nongere mbabwire ko si ibyo gusa ibyiringiro byacu by'abizera bishingiye no mu murage w'amahoro Yesu yatanze. Mu by'ukuri niba hari ikintu Yesu yadukoreye gikomeye, ni umurage ukomeye w'amahoro. Kristo yadusigiye umurage ukomeye w'amahoro kandi awudutuzamo. Aravuga ngo ubwo mbasigiye umurage w'amahoro, ndabaha menshi, simbaha nk'ay'abisi batanga. Igice cya 14 uhereye no ku murongo wa mbere aravuga ngo ntimuhagarike imitima yanyu.
mwizere Imana nanjye munyizere, mu rugo rwa data harimo amazu menshi. Haleluya. Rero ngo mbwira abantu badafite amazu hano kuri ubu butaka bw'u Rwanda no muri aka karere n'ahantu yose mutuye ababasha kumva ubu butumwa bwiza, dufite amazu mu rugo kwa data. Kandi ayo ntiyubatswe n'imishinga, ntabwo yubatswe na credit, ntabwo yubatswe, ntabwo agwatirije. Ni amazu yubatswe n'ikiganza cy'Imana. Ndetse hari aho Aburahamu yavuze ngo ni umurwa yitegereje, abona Imana ntiyawubatse gusa ahubwo ngo yageze aho irawurema. Kandi ngo amaze kubona ibyo agaye ubuturo bw'isi arabugaya buhindura ubusa. Rero muri icyo gice ku murongo wa 27 aravuga ngo mbasigiye amahoro, kandi amahoro yanjye ndayabahaye. Icyakora simbaha nk'uko ab'isi batanga, imitima yanyu ntihagarare kandi ntitinye. Aya ni amagambo Yesu yavuze atera abizera ibyiringiro. Umva mwene data, wewe wari wihebye, ndagira ngo uyu munsi ugarukane, ntiwemere Satani yuko kunyaga amahoro yawe. Dufite umurage w'amahoro, kandi aya mahoro mwibuke Yesu yayinjiranye mu rukiko kwa Pilato, ngo bakaza bamubaza ibibazo byinshi, bimwe ngo akabihorera, ngo arababwira ngo igisubizo cy'ibyo ni uguceceka. Haleluya. Igisubizo cy'urusaku ni uguceceka, igisubizo cy'induru ni uguceceka, igisubizo cy'ibyo ni amahoro. Amahoro ya Kristo nagere mu mitima yanyu. Ntabwo ari ubu yayastanze gusa, mwibuke ko amaze kuzuka inshuro ebyiri yiyeretse abigishwa, yabasangaga mu nzira arababwira ngo amahoro, mugire amahoro. Ndabasabira amahoro atanyagwa n'ibihe, atanyagwa n'ibintu. Reka ngere ku cya gatandatu gituma tugira ibyiringiro. Amen. Ibyiringiro by'abizera. Cya gatandatu gituma tugira ibyiringiro by'abizera. Reka mvugemo iki kintu. Ibyiringiro by'abizera bishingiye mu masezerano. Masezerano mu gice ndabivuga nshingiye ku magambo yanditse ahantu habiri mu gice cya 12 n'umurongo wa 32 mu gitabo cya Luka. Yesu yabwiye abigishwa bari basigaranye nawe, arababwira ngo mwamukumbi muto Timoti, kuko so yababikiye ubwami. Ubu mubona tumeze gutya, kandi sitwe tumeze nabi kurusha abandi bari mu isi, ariko icyo tubarusha n'ibyiringiro by'ubwami dutegereje. Haleluya. Yesu aravuga ngo mwamukumbi muto mwe ntimutinye, ntimwiganyire. Yaramaze kubabwira ngo ntimwiganyire, ngo mwibaze ngo tuzarya iki, tuzambara iki, murebere ku burabyo bwo mu ishyamba. Aravuga ngo Salomo nubwo yari umutunzi ntiyigeze amera nka kamwe muri bwo. Aravuga ngo nimurebe inyoni zo mu kirere, inkongoro ntizigira imirima, ariko ngo zibyuka ziririmba indirimbo z'amashimwe mu gitondo, bukira zihaze. Aravuga ngo kubera iyo mpamvu mwebwe ibyanyu ntibiri hano, timugashakira umugabane wanyu hano, kuko umugabane wanyu uri mu bwami bw'Imana. Ayo magambo arasa n'andi Pawulo yandikiye Abefeso muri cya gice cya mbere twigeze gusoma mu Befeso, uhereye ku murongo wa 15 cyane cyane ku murongo wa 18, aho yavuze ati mbashima Imana urudaca nkabasabira uko nsenze. Ku murongo wa 16 17 akavuga ngo kugira ngo Imana y'umwami wa Yesu Kristo ariyo data wa twese icyubahiro ibahe umwuka w'ubwenge no guhishurirwa, bitume muyimenya, ngo amaso y'imitima yanyu abone uko ahweza, mumenye ibyo mwiringizwa niyabahamagaye. Ngibi twiringizwa niyaduhamagaye ubutunzi bukomeye mu bwami bw'Imana. Uyu munsi nubwo bamwe ari abakene, ariko mu bwami bw'ijuru ni abakire, kandi imirimo yabo niyo ibakirishije, umutima wabo niwo ubakirishije. Ikindi aravuga ngo mumenye n'ubwinshi bw'imbaraga Imana yaduhaye twebwe zitagira akagero. Izo tuzifite muri iki gihe,
ariko ibyo nibyo twiringizwa n'Imana. Dufite ibyo twiringizwa kuzabona muri ubwo bwami Imana yaduteguriye. Ndashaka kubabwira ngo bene data, dufite ibidutera ibyiringiro. Ibyiringiro byacu bifite ishingiro nuko dufite inkingi zibikomeza kandi zibishigikiye. Ndabasaba kugira ngo mwe gucika intege, ngo muheranwe n'ibi bihe bya corona, muheranwe n'agahinda ko kutabona n'uburyo mubasha kwibuka, muheranwe n'ubukene n'inzara. Oya, murebe iki gicu ntikibakingirize ibyiza bidutegereje mu gihe kiri imbere. Imana ibahe umugisha, Imana ibahe gukomera mu izina rya Yesu umukiza wacu. Amen. Natemiki nagiwe nawe ngungeri, ntacyo nabura dore nshorewe n'ineza n'imbabazi byawe. Natemiki nagiwe nawe ngungeri,